muvandimwe nitwagira Imana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya nje kugira ngo dukomeze ibiganiro bica kuri uyu murongo bigendereye gusobanukirwa Bibiliya, aho tureka umurongo umwe wa Bibiliya ukagenda usobanura undi kugeza ubwo tubonye icyo Bibiliya yashakaga kwigisha, ariko kivuye mu kureka Bibiliya ikisobanura ubwayo. Muri uyu mwanya mbazaniye insanganyamatsiko nziza yitwa ngo kuki Imana itoranya umuntu. Ese mu bigendanye muri kontekste y'icyo Bibiliya yigisha gutoranwa ni iki? Kugira ngo dusobanukirwe gutoranwa mu bigendanye na kontekste y'icyo Bibiliya yigisha, dukeneye gusobanukirwa gutoranwa muri kontekste tumenyereye. Kugira ngo habashe kumenyekana umukinnyi witwaye neza mu marushanwa runaka, habaho igikorwa cyo gutoranya. Kugira ngo hamenyekane umuntu w'indashyikirwa, wenda se muri politike, wenda se mu bintu runaka by'ubugeni n'ibindi bintu, wenda se muri siyanse, wenda se mu buvuzi, habaho igikorwa bita gutoranya. Kugira ngo hamenyekane umukobwa witwaye neza, umukobwa w'umuhanga, umukobwa ufite uburanga, habaho igikorwa bita gutoranya. Kugira ngo kampani yakire abakozi bashyashya bazayiha umusaruro, cyangwa se wenda n'ibigo bya leta, habaho igikorwa cyitwa gutoranya. Gutoranya rero ni ikintu tubona ahantu henshi hadukikije. No kugira ngo umugabo abone umugore mwiza bazabana, habaho igikorwa cyitwa gutoranya. Muri make rero, ikintu kigendanye no gutoranya cyangwa se gutoranywa ntabwo ari ikintu gishasha kuri twe. Hanyuma rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu. Kuki Imana itoranya umuntu? Wenda hari ushobora kuba usobanukiwe yuko hari igikorwa cyo gutoranya Imana ikora, cyangwa se rikaba aribwo bwa mbere ugiye kubyumva. Ariko nagira ngo uze gutega amatwi neza kugira ngo umenye icyo uko gutoranya Imana ikora, aho guhurira no gutoranya gusanzwe, kugira ngo ubashe kumenya ese gutoranya kw'Imana kugenda gute. Mu bikorwa byo gutoranya bya hano ku isi habaho icyo bita kriteriya, ibintu bagenda bagenderaho bashingiraho umuntu uzatoranywa akaba ahuje n'icyo bifuza. Ese mu bigendanye n'Imana ho nta bintu Imana yabireberaho ishaka gutoranya abantu, cyangwa se abazabona ubugingo buhoraho, cyangwa se abantu babana n'Imana kandi bakorana nayo? Iki gikorwa cyo gutoranya gikozwe n'Imana nicyo kintu tugiye kureba, kandi ndagira ngo ube witeguye kumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Reka rero tujye muri Bibiliya. Muri Zaburi igice cya 8 umurongo wa 4 kugeza uwa 9, Dawidi atubwira aya magambo: iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu n'iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Wenze kumugira nk'Imana, uburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe. Wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Tumaze gusomera isomo ushobora kwibaza, ibi bintu si Imana yabikoze ryari? Yabikoreye nde? Ibise byarabaye? Ndagira ngo nkubwire ko mu gikorwa cyo kurema, ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva, ubwo Imana yaremaga isi hanyuma ikaza kurema Adamu na Eva ku munsi wa gatandatu, Imana yari ifite umugambi uhamye, yari ifite umugambi wagutse urenze ibyo tubasha gutekereza uyu munsi. Uyu muntu Imana yari yamuremeye kugira ngo abashe gutegeka ibintu byose. Tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ko Imana yaremye ibintu byose, maze irangije ihereza ubutware umuntu ngo abe ari we utwara ibyo bintu byose Imana yari yaremye, birimo isi n'ibiyirimo byose. Ndetse Imana yategetse uwo muntu, uwo mugabo n'umugore, guhingira ibyaremwe, bakabirinda, bakarinda inyamaswa, ibiri mu nyanja, ibiri mu isi byose Imana yabyeguriye umuntu, ibishyira mu butware bwe. Cyakoze kubw'icyaha uyu munsi ubwo butware umuntu yarabwambuwe, bwigarurirwa na Satani. Ariko umunyezaburi ari we Dawidi arakomeza yibaza ngo umuntu ni iki kumugenderera? Umuntu ni iki kumukunda ngo wenze kumugira nk'Imana? Uyu muntu Imana yari yamuhaye ubwenge buhanitse, ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Adamu niwe wise inyamaswa zose amazina. Imana yari yahaye Adamu ibintu bikwiriye byatuma aba mu gituza cy'Imana. Adamu yari yahawe ibintu byiza cyane. Nk'uko nabivuze, uyu munsi ibyo bintu ntabwo tubifite kuko twabyambuwe ku bw'icyaha. Iryo jambo ngo ku bw'icyaha ukomeze kurizirikana kuko turuze kuritindaho.
Isomo riri muri Malaki igice cya 2:15 riravuga ngo, mbese ntiyaremye umwe, naho yari ifite umwuka uyisagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Iri somo nta kindi kintu rishaka kutubwira uretse kutumenyesha yuko Imana irema umuntu, nk'uko nemaze kuvugana mu kanya, ni uko yari ifite umugambi uhamye, hari icyo yashakaga. Yifuzaga urubyaro rwubaha Imana. Iyi Imana ibishaka yari kurema benshi batandukanye bakora uko bashaka, ariko mu mizo ya mbere Imana yaremye Adamu na Eva, irema umuntu umwe, kuko Adamu na Eva ntabwo ari abantu babiri, ahubwo ni umuntu umwe. Umugabo n'umugore baba bari umwe. Yaremye umwe kubw'impamvu yari ifite umugambi, kuko yifuzaga urubyaro rwubaha iki? Imana. Ariko si uyu munsi niko bimeze? Oya. Ese urwo rubyaro abantu bose bari mu isi niko bubaha Imana? Oya. Kubw'icyaha, nk'uko nakomeje kubivuga, abantu batakaje icyo kintu cyo kubaha Imana. Batakaje icyo kintu cy'ibyo Imana yarashatse kuzanira umuntu mu mizo ya mbere. Ariko si Imana yatereye iyo maze ibintu irabyihorera ngo bigende gutyo? Na nyuma y'icyaha, Imana yakomeje umurimo wo gutoranya, ishaka muri ba bantu bacumuye, ishakamo abantu bazahinduka rwa rubyaro rwubaha Imana. Ubu ngubu noneho tugeze ku witwa Aburahamu, kuko Aburahamu yitwa ngo ni sekuruza w'abubaha Imana bose. Reka tubisome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 ku murongo wa 18 wa 19 ngo, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Iri somo rirasobanutse, riratubwira icyatumye Imana itoranya Aburahamu. Wibuke ko Aburahamu yabayeho nyuma y'umwuzure, Imana imaze kurimbura isi ya mbere. Ntabwo Aburahamu ari we mukiranutsi wa mbere wari ubayeho. Mbere ya Aburahamu hari harabayeho abandi bakiranutsi. Umukiranutsi wa mbere ni Adamu, uwa kabiri ni Abeli. Abeli yaje kwicwa na mukuru we ari we Kayini. Hanyuma nyuma ya Abeli haje abandi bakiranutsi benshi. Abandi bakiranutsi benshi ba Seti, ba Metusela, ba Nowa. Abahungu ba Nowa babiri, Yafeti ndetse na Shemu, bari abantu bubaha Imana kandi bakiranuka. Ariko bigeze kuri Aburahamu, Imana iramutoranya, iravuga ngo ndagutoranyije. Imubwira kuva mu gihugu yari atuyemo cyitwa Uri y'Abakarudaya, ngo ajye mu gihugu Imana izamwereka, aricyo gihugu cy'i Kanani. Hanyuma Aburahamu mu by'ukuri yagiye, nubwo yemeye umuhamagaro kuko yizeraga Imana, ariko nanone ntiyarazi uwo muhamagaro icyo ushatse kuvuga ku mibereho ye. Ntabwo yari asobanukiwe neza ibintu byose. Iyo dosiye yarizwe n'Imana neza gusa. Imana yakomeje kumwereka ko hari umugambi mfite uhamye, umugambi ukomeye w'ibyiza ishaka kumugezaho. Nuko Imana ubwayo iratangaza ngo icyatumye mumenya ni ukugira ngo ategeke abo mu rugo rwe, kugira ngo abe umugabo w'umunyamaboko. Ariko byose bigamije iki? Kugira ngo haboneke urubyaro rwubaha Imana, kugira haboneke urubyaro rw'abantu bazakomeza mu mategeko y'Imana, mu nzira y'Uwiteka. Hanyuma rero murabizi yuko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo na Esawu. Yakobo aba ari ukomeza umurongo wo gukiranuka. Yakobo niwe waje guhindurirwa izina yitwa Isirayeli. Reka rero dukomereze ku mateka y'Abisirayeli, twumve nanone icyo Imana yabavuzeho n'icyo yabifuzagaho. Baranditse ngo, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaroko. Mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo bwira Abisirayeli. Mwumva amagambo ari hano tubwiwe Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, aho mu Misiri, aho bakoreshwaga uburetwa. Imana ibagaruye mu gihugu cyabo cy'i Kanani. Ubwo aho harimo inkuru ndende ntavuze, ariko Abisirayeli ntekereza ko mubumva ni abakomotse kuri Yakobo, kuko Yakobo niwe wiswe Isirayeli. Yakobo mwene Isaka, Isaka wa Aburahamu, Aburahamu wahawe rya sezerano ry'uko azahinduka ubwoko bw'umunyamaboko kandi ubwoko bukiranuka mu isi. Uwo Imana yavuze ngo icyatumye mumenya no kujya ategeka abo mu rugo rwe kubaha Imana. Mu magambo make,
aba bisirayeli bageze ku musozi wa Sinayi, Imana irangije irababwira ngo icyatumye mbahamagara, icyatumye mbamenya, icyatumye mbazana, icyatumye mbatoranya ntabwo ari uko muri beza kurusha andi mahanga yose, ahubwo nabatoranyije mu mahanga yo mu isi kugira ngo mumbere amaronko, kugira ngo mbungukireho, mbone ubwoko bwubaha Imana. Ngabo ayo aba ariyo magambo bwira Abisirayeli. Ntabwo Imana yarebye Abisirayeli ngo ibatoranye kuko bakiranukwa ari beza, no. Imana yagendeye ku kuvuga ngo reka nshaka ubwoko buzakiranuka, ubwoko buzumvira amategeko yanjye bukagenda mu mabwiriza yanjye, ubwo bwoko nkazabuha umugisha bukazagera ku cyo Imana yifuza. Kandi ubu bwoko undi murimo bwari bufite bwari wo kugira ngo Imana ibwigishe kugira neza kwayo, hanyuma nabo bagende bamenyeshe amahanga yose ari mu isi iby'uko kugira neza kw'Imana. Uwo niwo mugambi nyamukuru wari waratumye Imana itoranya ubwoko bwa Isirayeli. Nyamara tubibona mu gitabo mu ivanjiri ya Matayo, cyangwa se mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, tugiye kureba iherezo ry'ubu bwoko bunaniwe kugera ku ngingo yo gutoranwa kwabwo, ari bo Bayuda. Abayuda bari Abisirayeli bamaze kwigabanya, habonetse abantu bitwa Abayuda bari bafite umurwa mukuru witwa Yerusalemu. Ni Abisirayeli rero babandi bakomotse kuri Yakobo bene Aburahamu. Reka twumve icyo Imana yabavuzeho, Yesu Kristo ubwe abivuga mu buryo bw'umugani, asobanura uburyo bananiwe kugera kuri misiyo yabo Imana yari yabageneye, kandi ko Imana igiye kuzatoranya abandi bantu byange bikunde bazasohoza misiyo Imana yifuza. Baranditse ngo Yesu yongeye kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho, barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe, abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Uyu mugani Yesu yawuciriye Abayuda, abo yari yaravukiyemo, ba bandi bari barahawe amahirwe biturutse kuri Aburahamu yo kuzaragwa ubwami bw'Imana, kandi yo kwamamaza ubwami bwa Kristo muri iyi si y'icyaha. Maze abacira umugani washushanyaga ikondisiyo y'ubuzima bwabo n'icyo bamukoreye. Arangije abacira umugani uvuga ngo umugabo, umwami yacujije ubukwe, umuhungu we yaragiye kurongora, maze ngo atumira abantu, atanga invitation, ariko abo yahaye invitation banga kuza mu bukwe, ndetse agira ubugira kabiri abwira ati, nyamara nimuze mu bukwe, dore ubukwe burateguwe. Maze ngo abo bantu banga kwinjira mu bukwe. Arangije kuko uwo mutware yari yateguye ubukwe kandi nta kibubuza, yohereza abagaragu be, arababwira ati, mugende mu mahanga yose, munshakire abantu mu miharuro n'ahandi, mubazane baze mu bukwe kugira ngo ubukwe bucyuzwe. Nyamara aba bantu banze kuza mu bukwe ntibakoze icyo gusa, kuko bafashe abagaragu b'uwo mwami barabica. Babagaragu bazaga kubabwira ati, muze mu bukwe, mwahawe invitation, ngaho nimuze mu bukwe. Uku niko ubwoko bwa Isirayeli uretse n'Abayuda gusa bagenje Uwiteka. Urebye ukuntu bafataga abahanuzi bakabica, urebye ukuntu barenganyije intumwa zabatumwagaho zibazaniye ubutumwa bwiza, ibyo wabibona kuri ba Yeremiya, kuri ba Yesayi, ku bahanuzi ba kera, ukuntu bagendaga bicwa bakicirwa muri Yerusalemu n'ahandi hantu hatandukanye bakagambanirwa, kandi baragabaga batwaye ubutumwa buza gucyaha abo bantu Imana yari yaratoranyije. Nuko mu gihe cyo kuza kwa Yesu, Imana ibyitegereje ibona ko ari abantu batagonda ijosi, abantu batumva, badakiranuka, maze Imana itangaza iherezo ryabo, ivuga yuko ubukwe bw'Uwiteka bwateguwe, ari wo munsi mukuru wo kuzaragwa ubwami, ubwo Imana izaraga abakiranutse ubwami, ariko ko abari babutorewe ari bo Bayuda babwanze. Maze Imana igaba ingabo, ndetse baranditse ngo Imana izagaba ingabo zo kurimbura abo bicanyi, ngo kandi izo ngabo zizatumwa no kujya gushaka abandi bantu bagomba gutaha ubukwe, ari bo biswa abagaragu.
nimwumve aya magambo nanone Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28:19 kugeza 20 handitse ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ari hano ku isi yatoranyije intumwa arangije arazituma mu isi hose arangije arazibwira ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu abigisha abemera muri abo ngabo mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Aba bantu bagombaga kubatizwa bari kuba bemerewe kuzabona ubugingo buhoraho nibaguma mu byo bizeye. Iri ni ryo rarika nk'uko turi kwiga iki kivuga ngo kuki Imana irarika umuntu ni ukubera yuko habayeho icyaha cyakomye mu nkokora umugambi w'Imana wo guha isi umugisha ndetse no guha ibiremwa Imana yaremye umugisha. Hanyuma Imana ishyiraho indi gahunda yo gutoranya abantu bazagomba kuzatura mu bwami bw'Imana. Iryo rarika riza kuri njye riza kuri wowe. Abantu barararikirwa bari mu isi kwemera kwakira irarika, ariko kuko iby'Imana ari umudendezo ntabwo Imana idutegeka ku ngufu ngo twemere irarika, ahubwo abemeye irarika bahabwa ayo mahirwe yo kwinjira mu bwami bw'Imana, abanze irarika bakarekwa. Dusomye mu Bagalatiya igice cya 3:26 kugeza n'uwa 29 aranditse ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu muri n'abaragwa nk'uko byasezeranyijwe. Mwumva uburyo aya magambo ahura neza n'ibyo turi kwiga n'ibyo twahereye kare twiga. Twabonye ko Aburahamu yatoranyijwe kugira ngo azabone urubyaro rw'abubaha Imana bazaragwa ubugingo buhoraho. None hano Imana iratubwiye ngo ibicishije muri iyi ntumwa yitwa Pawulo ibyandikira Abagalatiya, wibuke ko Abagalatiya ntabwo bari Abisirayeli, ariko arabatangarije ngo mwese abari muri Kristo Yesu kubwo kwizera mwahawe amahirwe yo kwitwa abana ba Aburahamu. Ubu rero ntabwo bikireba Abisirayeli abana ba Aburahamu ku mubiri, ahubwo bireba isi yose. Ndetse muri iri somo amagambo ntashyizeho hano aravuga ngo ntihakiriho umugiriki, ntakiriho uwiga ishanga rigawa cyangwa se ngo umuntu nyine Imana itemera, ahubwo bose babaye umwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu nanjye Jean de Dieu w'umunyarwanda nawe uri kunyumva aho waba uri hose, natwe turi mu bahamagarwa ngo twemere irarika ry'Imana mu batoranwa n'Imana, tuzaragwe umurage wagenewe abakomoka kuri Aburahamu. Sasa amagambo meza, amagambo y'ibyiringiro. Turakomeza dusome Yohana 15:15 ngo simwe mwantoranyije ahubwo ni jye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Hano ni Yesu abwira intumwa ze izo yatoranyije kugira ngo zifatanye nawe umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza mu isi. Araje azibwira ati ntabwo ari mwe mwantoranyije, ntabwo ari mwe mwabanje kunshaka, ahubwo ni jye wavanwe mu ijuru no kubashaka ndabatoranya ndangije mbaha umurimo. Ariko hari icyo mbifuzaho ko mwera imbuto nziza, mbifuzaho ko mukiranuka, mbifuzaho ko mukora ibishimwa n'Imana, mbifuzaho ko muba abana b'Imana, kandi ibyo nimubigeraho ngo icyo muzashaka cyose Data azakibaha. Hanyuma reka tugaruke kuri wa mugani twabaye nk'abacumbika, wa mugani w'Abayuda banga irarika ry'Imana, hanyuma Imana ikabatangariza ko igiye kuzongera ikagaba abagaragu bayo bakajya mu isi hose gushaka abinjira mu bukwe. Abagaragu rero baragiye batoranya abantu bose barabazana ngo inzu yo gucururizamo ubukwe yuzuramo abantu. Nyamara reka twumve ikivugwa muri Matayo 22:11 kugeza 14 handitse ngo umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose, maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahabehekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Uyu mugani ntabwo urangirira hahandi twasoreje. Uyu mugani ukomeza abantu baje mu bukwe hanyuma binjira mu nzu yo gucururizamo ubukwe. Mbere yuko winjira mu iyo nzu yo gucururizamo ubukwe hari umwambaro wabagenewe abantu bose baje muri ubwo bukwe. Wari umwambaro wera wari wagenewe abantu baje mu bukwe kugira ngo babe basa bakeye bameze kimwe mu bukwe bw'umwana w'umwami. Ariko hano hari umugabo kazikoraho
winjiye mu bukwe ntumbaze aho yaciye, niba yaraciye mu irembo ry'inyuma, niba yaraciye mu ruhe ruhande, yinjira mu bukwe ariko atambaye umwenda w'ubukwe. Nuko umwami mbere y'uko afungura umuhango w'ubukwe yabanje kuza ngo arebe abaje mu bukwe. Mu kugenzura abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, arangije aramaze ati kuki utambaye umwenda w'ubukwe? Uyu muntu yaracecetse kubera ko ntacyo yafite yagomba kuvuga. Umwami yari yateguye ibikenewe byose kugira ngo umuntu wese uri mu bukwe abe afite umwenda w'ubukwe. Umwenda w'ubukwe ntiwagurwaga, icyo umuntu yasabwaga gusa kwari kugenda akawufata akawambara. Uyu muntu yari ikigomeke, ndetse navuga ngo yarwanyaga imigambi y'uyu mwami. Maze barangije baramuboha. Uyu mugani cyangwa se amagambo rero sasa tugeze ashatse kuvuga iki? Nibyo koko abantu benshi bahamagariwe kwinjira mu bwami bw'Imana. Hirya no hino irarika rikomeza kuvugwa. Umuhamagaro uraza kuri buri muntu wese, abatuye isi bose bakemera kwakira iryo rarika. Amadini ni menshi ahamagarira abantu kwegera Kristo, nubwo yose atayobora abantu mu kuri. Ariko iryo rarika rigera ku bantu benshi ribabwira ngo musange Imana. Ariko abasanga Imana hari umwambaro basabwa kwambara. Ni umwambaro wo gukiranuka, umwambaro ugaragaza imico ya Yesu Kristo. Umwambaro w'abakiranutse. Mwibuke ibyo mu kanya twe tumaze kubona, aho bavuze Yesu abwira intumwa ze ngo nabaturanyije kugira ngo mwere imbuto. Imana yifuza imbuto kuba yatoranyije. Imana yifuza imbuto ku bantu bemeye kwegura Yesu Kristo. Ariko hano baranditse ngo mu bukwe basanze umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, ngo nuko umwami aramaze ati byagenze gute kuki utambaye umwenda w'ubukwe? Abura icyo avuga, baramujugunya bamushyira hanze. Maze Yesu ahita avuga icyo yari agendereye, ahita avuga ngo dore abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake cyane. Icyo nifuza kandi nkwifuriza ni uko waba mu batoranijwe, ntube mu bahamagawe gusa, kuko abahamagawe ni benshi. Abantu bavuga ko biyegura Yesu Kristo ni benshi, abantu bavuga ko bashaka kugendera mu nzira ya Yesu Kristo ni benshi, abantu bavuga izina rya Yesu ni benshi. Ariko bake gusa nibo bazagaragara ko bari mu nzira by'ukuri ibageza ku gukiranuka, nibo bazagaragara ko bemeye kwambara umwambaro wo gukiranuka. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:19 haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Muri Mika 6:8 haranditse ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Muri Yesaya 43:4 haranditse ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Aya masomo uko ari 3 nsomeye icyarimwe natwereka inshingano z'abiyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, z'abantu bemeye irarika. Imana yarahamagaye, n'iki cyihisho gishobora kubihamagara? Kuko natangiye mbere uburyo ki isi yigometse, ari nayo mpamvu n'abantu twese turi mu isi turi abanyabyaha. Ariko Imana yashimye kutugira abana b'Aburahamu tutabikwiriye. Ibi duhera ubuntu muri Yesu Kristo. Irarika rero riragera kuri buri muntu wese ngo yemere gusanga Imana. Kuko isomo ntigeze nshira hano riko ravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibiganza by'Uwiteka biramburiwe isi yose, biramburiwe buri muntu wese, kugira ngo umuntu wese yemere irarika asanga Imana. Ariko kwemera gusanga Imana ubwabyo ntibihagije. Tugomba no kwera imbuto zikwiriye abihannye. Tugomba guhinduka mu mutima. Amasomo tubonye yaranditse ngo Uwiteka azi abe. Buri isi yose irimo abantu benshi biyeguriye Yesu Kristo, irimo abantu bavuga izina rya Yesu Kristo, irimo ababwiriza butumwa bavuga izina rya Yesu Kristo, irimo abantu bahamya ko biyeguriye Yesu Kristo, irimo abantu batwara Bibiliya. Ariko Uwiteka azabe abe nabahe? Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bigize gute? Ave mu bidatunganye. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu uvuga ko yeguriye Yesu Kristo asangwa mu ngeso mbi z'ubusambanyi, mu ngeso z'urwango, mu ngeso z'amashyari, mu ngeso z'urwangano n'ibindi bintu byinshi, ibintu bibi cyane, igomwa, agasuzuguro, kwifuza iby'abandi, kwishyira hejuru, kwanga abandi, kutagira isoni n'ibindi bintu byinshi, kuticisha bugufi. Hakenewe imibereho ihindutse kugira ngo tube mu batoranijwe n'Imana. Irindi somo twabonye ririvuga ngo umva mwana w'umuntu we, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni icyo Uwiteka gushakaho ni uko ukora ibyo gukiranuka,
ukagira kubabarira, hanyuma ukagenda n'Imana yawe wicishije bugufi. Nta kindi. Icyo nicyo Imana yifuza ku muntu wese uvuga izina ry'Imana, umuntu wese witwa ko watoranijwe. Hanyuma tubonye isomo ryiza riboneka muri Yesaya rivuga ngo kuko wambereye inkoramutima. Kwambereye iki? Inkoramutima. Aba noneho ni babandi bakunze Imana, bagenda nk'uko Imana ishaka, bayubaha, bayikunda, bayigira nyambere mu mibereho yabo. Imana nabo irabarahirira ngo nanjye nzatanga ingabo nyinshi ku bwawe, nzakurwanira urugamba, nzakurwanaho, nzakorana nawe, nzagutwara, nkomeze nguhe ibigukwiriye byose, kugeza ubwo uzagera mu bikari byanjye uri muzima kandi uhimbaza izina ryanjye. Nkwifurije kugira ngo ube mu batoranijwe n'Imana, ba bandi bazabona ibihembo bigenewe abakiranutsi. Mbigusabiye mu izina rya Yesu, amen.